Inzoga cyangwa se ubusinzi bukabije ni kimwe mu bishobora gutuma umuntu asuzugurwa cyangwa se ata agaciro cyangwa se agabanyirizwa icyizere yari afite. Muri ino video tukaba tugiye kurebera hamwe abasitari 10 basebye kubera ubusinzi cyangwa se kubera inzoga nyinshi. Aho tuza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Uraza kutubwira wowe umusitari wagutunguye utari uzi ko yigeze asinda cyangwa se atigeze anywa inzoga bitewe n'uko abenshi bagiye bihana cyangwa se bagiye bakira agakiza nyuma yo gusinda cyangwa se kugaragara nk'abanyweye inzoga nyinshi bigatuma batakarizwa icyizere. Turahera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe tujye ku mwanya wa mbere. Tudatinze ku mwanya wa 10 turasanga uwitwa Mbabazi Shadia yamenyekanye ku izina rya Shadibu, yakaba ari umustarikazi ukomeye cyane kandi ukurikirwa, aho kugeza ubu ari we mustarikazi cyangwa se ari umunyarwandakazi ukurikirwa cyane kurusha abandi bose ku rubuga rwa Instagram, aho akurikirwa n'abarenga miliyoni 1,200,000. Uyu nawe akaba yaranyweye inzoga nyinshi, akaba azwi cyane nk'umusiri queen, ariko akaba yigeze kunywa inzoga agasinda bigatuma abenshi bamutakariza icyizere bitewe n'uko bari basanzwe bamuzi cyangwa se bamubona nk'umusitari cyangwa nk'umunyarwandakazi ukunzwe cyane. Bikaba byatumye Shadibu agaragara ku mwanya wa 10 nk'umusitari aho wasibye kubera inzoga nyinshi. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga Miss Muheto Divine. Uyu nawe yanyweye inzoga bituma ajyanwa no gufunga kugira ngo icyo kibazo gikemuke cyangwa se kugira ngo agirwe inama areke inzoga nyinshi, kuko cyari ikibazo gikomeye cyane kuri we ko kubona umumisi w'u Rwanda yishora mu kunywa inzoga nyinshi agasinda bigatuma agabanyirizwa icyizere cyangwa se asuzugurwa bitewe n'uburyo abantu bamubonagamo. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga DJ Toxic, aho nawe yaje kunywa inzoga nyinshi agasinda akagonga inzego z'umutekano, byatumye nawe aseba cyane kandi twari tumuzi nk'umu DJ ukomeye cyane ukora umwuga wo kuvanga umuziki kandi ubizi neza cyane. Bikaba byatumye uyu DJ Toxic nawe agaragara ku mwanya wa 8 nk'umusitari wasebye cyangwa se wagabanyirijwe icyizere bitewe n'uko yanyweye inzoga nyinshi agasinda. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi uzwi cyane mu gushishura cyangwa se mu gukora cover z'indirimbo z'abandi bahanzi cyane cyane zakunzwe cyane, ari we wamamaye ku izina rya Silivizo. Uyu nawe yagiye mu gitaramo yanyweye inzoga bituma ashwana n'umu DJ wamucurangiraga cyangwa se wari kuvanga imiziki muri icyo gitaramo cyiwe. We yavuze yuko DJ ari kuvanga umuziki cyangwa se ari kumucurangira indirimbo ze nabi mu buryo zitaririmbwemo, bituma bashwana, ariko abenshi bavugaga yuko ashobora kuba yanyweye inzoga nyinshi cyane, aho baje kumukwega bigateza induru mu muhanda bitabaza inzego z'umutekano, bituma nawe aseba kandi tumuzi nk'umusitari ukomeye cyane ufite ubuhanga budasanzwe mu gukora cover z'indirimbo kandi zigakundwa cyane. Bikaba byatumye Silivizo nawe aza kugaragara kuri mwanya wa 7 nk'umusitari wasebye kubera inzoga nyinshi. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga Umushashi. Uyu nawe tukaba tumuzi nk'umunyamakuru uzwi cyane kandi ukunzwe n'abatari bakeya. Uyu nawe akaba yaraje kunywa inzoga nyinshi bigatuma asinda. Mu gihe ari kuvuga amakuru yavuze ibintu bitajyanye arabibusanya, bituma benshi babona yuko yanyweye inzoga nyinshi. Mu by'ukuri yari yasinze kuko ntabwo byari bisanzwe bimubaho kandi byagaragara yuko atari ukwibeshya bya buri wese. Byagaragaraga ko kuba yibeshya cyangwa se kuba avuze ibitari byo byatewe n'inzoga nyinshi, ko atari ibintu yagakwiye kwibeshya cyangwa se byagakwiye kumunana bitewe n'uko basanzwe bamuzi, kandi akavuga yuko atari ukurasa imbogo ko benshi bakunze kubivuga, bakavuga yuko byatewe n'ubusinzi cyangwa se kunywa inzoga nyinshi. Bikaba byatumye uyu munyamakuru Mushashi aza kugaragara ku mwanya wa 6 nk'umusitari wasebye kubera inzoga nyinshi cyangwa se ubusinzi. Tudatinze tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu basitari 5 ba mbere bagabanyijwe icyizere kubera inzoga nyinshi. Gusa mbere ko tubagira nagiye nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze kuri macu wa YouTube ko utarakora subscribe, like, share na comment, wabikora kugira ngo tuzacikwa na update z'ubutaha. Wamaze kubikora ndagushimiye cyane. Reka dukomeze ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga uzwi ku izina rya Mitsutsu. Uyu nawe akaba yaranyweye inzoga nyinshi mu gihe yari ari muri bare, birangira ashwanye n'umucuruzi bitewe n'uko batemeranywaga ku mafaranga yagombaga kwishyura inzoga bari bakoresheje aho bari bari kwiyakirira muri bare. Ibi bituma bigaragara yuko Mitsutsu ashobora kuba yasinze bitewe n'uko ibyo bamubwiraga byari ukuri, ahubwo we ntabyumve cyangwa se ntabyibuke neza, bituma agaragara nk'umusitari nawe wasebye kubera inzoga nyinshi cyane, aho yanateje akavuyo abamufataga amafoto cyangwa se video ababuza, babibona nk'aho yasinze cyangwa se yanyweye inzoga nyinshi cyane ugereranyije n'uko yari asanzwe azinywa. Bikaba byatumye nawe agaragara ku mwanya wa 5. Dukomeje ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga Byiringiro Rag. Nawe yanyweye inzoga nyinshi cyane arasinda, bituma abenshi bamugabanyiriza icyizere bitewe n'uko bari bamuzi
nk'umuhanga ukomeye cyane. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga Tycoon. Tycoon nawe akaba yaranyweye inzoga nyinshi cyane agasinda. Tycoon Ndahiro nawe yanyweye inzoga nyinshi arasinda bimuviramo no gukubitwa bitewe n'uko benshi bari batangiye kumusuzugura, bikaba byatumye anagaragara ku mwanya wa gatatu. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi ukomeye cyane w'umunyarwanda Ngabo Meddy wamenyekanye ku izina rya Meddy. Uyu nawe akaba yaraje kunywa inzoga nyinshi cyane, akaza gukora amakosa mu gihe yari atwaye imodoka, abibajijwe n'inzego z'umutekano avuga yuko iwabo cyangwa se muri karitsiye iwabo ariko batwara. Ibi byatumye bamubona nk'umusinzi cyangwa se nk'umuntu wanyweye inzoga nyinshi cyane birengeje uko yari asanzwe azinywa. Bikaba byatumye uyu Meddy nawe aza kugaragara ku mwanya wa kabiri bitewe n'uko ari umusitari ukomeye cyane kandi bikaba byaramenyekanye cyane ko yanyweye inzoga, aho na Papa Cyangwe yaje kuririmba mu ndirimbo ye. Dukomeje ku mwanya wa mbere, se ku mwanya wa mbere akeka hari uwe musitari? Tubwire muri comment turebe yuko uwo watekereje cyangwa se uwo uzi ari we uri ku mwanya wa mbere. Wibuke kutubwira uwo tutavuze muri ino video cyangwa se muri ino top 10 y'abasitari basibye kubera inzoga nyinshi cyane, utubwire muri comment. Ku mwanya wa mbere turasanga Emeline. Uyu Emeline nawe yanyweye inzoga nyinshi cyane biza gutuma anafungwa bitewe n'ibyo yakoze bihabanye n'umuco nyarwanda. Uyu Emeline nawe urabizi ibyabaye, si ngombwa yuko twabigarukaho cyane, cyo turi kureba n'abasinzi cyangwa se abasitari basebye kubera inzoga nyinshi cyane. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, tukazahura muri video z'ubutaha.